Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvugamo ibintu bitangaje. Ese wari uzi yuko umunezero ari uburozi mu buzima bwawe? Ntabwo ibi bintu wabyumva. Ubundi abantu ukuntu duteye tuba twumva twifuza ahantu dufite umutekano, ahantu tubona ibiryo mu buryo butatugoye, kandi ahantu twumva tunezerewe. Rero abantu benshi iyo tugeze aho hantu, iyo tugeze muri wa mwanya wa hantu twiyumva gutyo cyangwa tubayeho ubuzima butuma twiyumva gutyo, uko iminsi igenda ishira tugenda tugira ubwoba bwo gutakaza aho hantu tuba, cyangwa bwo gutakaza iyo sisiteme y'ubuzima tubayemo, iyo formule y'ubuzima tuba twarishimiye kandi tuba tutifuza gutakaza. Iyo dutekereje yuko umunsi umwe ishobora kurangira, nibyo bishobora kurema ubwoba tugira mu buzima. Uko turushaho kugira ubwoba bwo gutakaza iyo formule y'ubwo buzima, ibyo ngibyo nibyo biza guhindura umunezero uburozi. Kugeza n'ubu ushobora kuba utarabyumva neza. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro, nakwibutsaga ko uri kumva ikiganiro Isi y'Abagabo gitambuka kuri iyi channel. Reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bica kuri iyi channel yawe. Kandi nkomeje kubashimira kubw'umuryango mugari ukomeje kwaguka hano kuri iyi channel uko bwije nuko bukeye. Ubundi abantu twese mu buzima twifuza umunezero, ariko iyo umunezero tubanye mwinshi cyane dutangira kurengwa, kuko dutangira kurekera gusunika inzozi zacu, dutangira kurekera gukuza ibyiyumviro cyangwa ibyifuzo byacu. Ikindi kintu duhita turekera, twibagirwa neza ibya dushinzwe, twibagirwa neza inshingano zacu mu buzima bwacu. Ariko noneho reka turebe urundi ruhande. Iyo nta munezero dufite, iki gihe ni cya gihe ubuzima bwawe buba buteye ubwoba, uba uri kubona nta cyerekezo bufite, ubona nta kazi ufite, udafite igitekerezo cyaho wahera, ndetse n'ibyo uri gutekereza wakora utari na shuwa cyangwa utari na seriye nimba bishoboka koko, nimba byabyara inyungu. Aka ni ka kanya umuntu aba ari kwishidikanyaho, afite ubwoba bw'ejo hazaza, ari no kwibaza ukuntu icyo yakora kugira ngo yikure muri uwo mwobo arimo. Aha ndavuga muri cya gihe uba ubona nta jambo ufite mu nshuti zawe, nta jambo ufite mu rugo iwawe, nta jambo ufite mu bavandimwe. Muri iki gihe ndimo ndagerageza kukwibutsa cya gihe wavuye muri wa munezero, wavuye muri bya bihe uri gutinya kubura. Iki gihe rero iyo ukigezemo, nicyo gihe iterambere ritangirira. Iki nicyo gihe gukura mu buzima bwawe cyangwa gukura mu hazaza hawe, mu mpinduka z'ubuzima bwawe bitangirira. Umva, ndagira ngo aka kantu gatekerezeho. Subira inyuma mu bitekerezo byawe, urebe igihe cyose ubuzima bwawe bwajemo impinduka. Icyo gihe ntago wari ubayeho mu munezero. Igihe cyose ubuzima bwawe bwahindutse bukaba bwiza cyangwa bukagira urwego rumwe buvaho rukagera ku rundi, iki gihe ibi bintu byabereye, nta munezero wari uhari. Kandi nawe uri kumva iki kiganiro, nimba ibi bitarakubaho ukaba wumva uri mu bihe bitarimo umunezero, menya yuko ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Dore kimwe mu bintu bijya bigora abantu. Hari igihe wisanga ugiye kuba mu mujyi mushyashya, umujyi utazimo umuntu n'umwe, utazi n'uburyo uzabaho, ukumva ufite ubwoba. Cyangwa se ukabona ubonye akazi utazi uko kazarangira, ariko ubonye ugiye kugatangira turi kuvuga ati kama mbaye. Ubwo bwoba ufite mu mutwe wawe, ubwo bwoba ufite muri wowe, nibwo butuma ubwonko bwawe bwita kuri ibyo bintu. Kandi kumva ufite ubwoba, kumva udatuje, udatekanye muri wowe, humura pe, ibyo bintu urimo si amakosa, ntabwo ubwo bwoba ari amafuti, ahubwo icyo ni ikimenyetso cyerekana ko mu buzima bwawe urimo urinjizamo impinduka. Ubwo bwoba uri kwiyumvamo ni ikimenyetso cyerekana yuko wafunguye urugi rwemerera impinduka kwinjira mu buzima bwawe. Ahubwo dore ikibazo ushobora kwibaza:
wakwibaza uti ko twese turyoherwa cyangwa tunezezwa no kubaho tunezerewe, ni gute nava mu munezero narindimo numva gumpaye amahoro kugira ngo ubuzima bwanjye mbuzanemo impinduka y'iterambere cyangwa impinduka inkuraho narindi injyana hejuru hisumbuyeho? Reka ibi ngibi nabyo tubirebere hamwe. Icya mbere, ibi bintu ugomba kubitangira gake gake kandi ukabanza ukabaseriye ku mwanzuro ugiye gufata. Ntuzatekereze uyu mwanzuro nk'aho ugiye gusimbuka ku mpanga y'umusozi, ahubwo ujye utekereza ko ari urugi rushya ugiye gufungura mu buzima bwawe. Ikindi, buri munsi gerageza ukore cyangwa urebe cyangwa uvugeho kuri cya kintu uhora utinya gukora mu buzima bwawe, uhora wirengagiza ukanga no kugikora kubera ko uba wumva utagikora neza. Gerageza ureke kwiyima ayo mahirwe, kabone n'ubwo waba uri kwiyumvamo 100% ko utari tayari kugikora. Wowe wikwipfushiriza ubusa umutima wawe wifuje gukora ibyo bintu. Wowe ntuziyima ayo mahirwe. Icyo ugomba kuzirikana mu buzima bwawe ni uko impinduka mu buzima bwawe, abo umubyeyi, abo umuvandimwe, abe yewe n'inshuti, nta n'umwe uzizana mu buzima bwawe. Wowe niwe wemera gufungura uwo muryango winjiza impinduka muri wowe. Rero bohoka, fungura ayo marembo. Icyo ugomba kuzirikana kuri iyi ngingo ni uko utazigera ugira confidence na rimwe igihe cyose ugiye gutangira gukora ibintu bigukomereye, ahubwo confidence iza nyuma y'uko usoje bya bintu wowe wabonaga nk'ibikomeye. Nimba ubona ubayeho ubuzima utanyuzwe nabwo, iki ni ikimenyetso cy'uko uri mu iterambere nimba ufite icyo uri kubikoraho. Ibi ngibi reka tubigereranye n'aba bahungu cyangwa abasore tubona birirwa muri gym bagiye kongera inyama zabo. Ubundi zira nyama zabo zibyimba kubera ko imitsiba yabanje gucika cyangwa kugara, gukweduka. Rero ibi ngibi ni kimwe n'ubwonko bwawe. Ubwonko bwawe bubasha gukemura ikibazo cyaburemereye cyonyine. Ni kimwe rero n'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buhinduka kubera ko utanejejwe n'ubuzima uri kubamo. Ibi nimba ubyumvise neza, reba nimba wakoze subscribe. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, reka nsoze nkubwira ko kubaho mu buzima burimo umutuzo binezeza pe, ariko nta mpinduka zijya ziziramo aho ngaho. Impinduka mu buzima bwawe ziza ari uko wahuye na challenge. Rero wowe uteze amatwi iki kiganiro, ntuzigere ugira ubwoba cyangwa igihunga mu gihe cyose uri kubona ubuzima bwawe bugeze aho bukomeye. Aha ngaha ubuzima bwawe buzajya buba bugeze aho bukomeye, ndavuga mu mibereho. Nicyo gihe uzaba ugiye guhura n'ibyishimo byo kubona imbaraga wifitemo, byo kubona ubushobozi cyangwa ikintu wowe wakora ku buzima bwawe. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro Isi y'Abagabo. Wewe wumvishe episode y'uyu munsi ukaba utarumvishe izayibanjirije, nagushishikarizaga kujya gukirika kuri iyo channel ukajya kureba muri playlist y'ikiganiro Isi y'Abagabo. Uri busangemo ibiganiro byinshi bifite titre wifuza kumva mu buzima bwawe. Reba hasi nimba wowe wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibi biganiro cyangwa n'izindi episode zizasohoka ku kiganiro Isi y'Abagabo. Ciao ciao.